Burya kugera ku ntsinzi no kugira icyo ugeraho mu buzima bisaba imyitwarire inoze, bigasaba gukora cyane no gukorana umuhate ndetse no kugira bimwe wirengagiza abandi bishoramo. Burya gutsinda, guhorana intsinzi mu biganza bitanga ikiguzi cyangwa se bisaba ikiguzi uba ugomba kwishyura kugira ngo ubigereho. Niyo mpamvu muri iyi nkuru y'uyu munsi tugiye kukubwira inkuru y'umwana wari umunebwe, wari ikirara ndetse utarumviraga ababyeyi ariko waje guhinduka agendeye ku myitwarire ikurikira igera ku 10 yagize kugira ngo ubashe guhinduka no kugera ku ntsinzi ndetse no kugira ngo ababyeyi bamwishimire biturutse ku gukora cyane kugera ku ntsinzi no kugaragaza ko ari umwana ushobora guhinduka akagera kuri byinshi. Iyi myitwarire 10 nawe wayikurikiza yahindura byinshi mu buzima bwawe. Hariho umwana muto w'umuhungu wari umunebwe, agakunda kwiryamira, ntakore, ntiyumvire ababyeyi bamutegeka gukora cyangwa se bamubwira icyo akora ugasanga yabihoreye ahubwo akiryamira. Ku ishuri ntiyari umuhanga ahubwo yari umuswa kubera ko atajyaga asubiramo imyitozo abarimu be bamuhaye ndetse ntiyibuka no gukora etide kugira ngo abashe kumenya no gusobanukirwa ibyo yize, ahubwo ibintu byose abikoraga agenda gake arandaga. Muri make yari umunebwe muri rusange usa nawe yabivukanye mu maraso. Birenze kuri icyo ntiyitwaraga neza, yarasakuzaga mu ishuri ndetse agasanga ahagwana n'abandi bana bagenzi be ari umunyarugomo. Ababyeyi bararambiwe bashaka kumuhana biranga, abarimu baragerageza biranga kugeza n'aho bashatse kumwirukana ku ishuri, ariko ku ishuri barahumiriza bakomeza kureka wa mwana ngo yige. Rimwe umwana yabonye ko nawe bimusigaze inyuma, yitegereje uburyo bagenzi be bagenda batera imbere bakagera ku bukungu, bagatunga amafaranga, bagatunga ibintu byiza ariko we ntabibone kubera ubunebwe bwe. Nawe yaje kubona ko ari ikibazo, abona ko imyitwarire ye ibabaza ababyeyi, ibabaza n'abandi bantu ndetse ko nta n'ikizamugezaho. Yafashe umwanzuro wo gushaka uburyo yahinduka. Yegereye abakuru baramubwira bati, wa mwana we biragoye ko wahinduka, ariko hari umuntu w'umusaza w'umunyabwenge ushobora kugenda ukamugisha inama ukareba ko wahinduka. Baramubwiye bati, ugende hari umusaza utuye hakurya hariya w'umusaza ukuze cyane w'umunyabwenge w'umuhanga wabonye byinshi mu buzima, azakugira inama wenda ushobora guhinduka. Umwana yarazindutse mu gitondo cya kare ajya gushaka uwo musaza. Ahageze amubwira ikimugenza, aramubwira ati, narananiranye rwose, ndagira ngo ngire inama ndebe ko nahinduka, ndeke kubabaza ababyeyi banje, ndeke kubabaza bagenzi banjye ndetse nkorere kuri gahunda ndebe ko natera imbere nk'abandi. Ndabona ndimo gusigara inyuma. Uwo musaza yubuye amaso areba wa mwana warimo umubwiye ibyo bintu, aramubwira ati, ngaho icara, tera agatebe imbere yanjye umbwire neza nanjye numva icyo nagufasha. Wa musaza yateze amatwi wa mwana arayamutega, yumva ibyo mubwira byose, ibibazo bijyanye n'ubunebwe afite, imikorere mibi, imyitwarire mibi, ubusinzi n'ibindi byinshi nyine bibi. Wa musaza yaramusubije ati, biragoye kuba umuntu yahinduka agahindura imyitwarire ariko birashoboka. Ati, uko witoza ikintu kibi nko kunywa inzoga, kunywa itabi, kunywa ibiyobyabwenge, burya ibyo birakorohera kurusha kubihindura kuba wakwifuza kubireka. Ati, kwiga ingeso mbi biroroha kandi birihuta kurusha kuba wakwiga guhindura ya ngeso mbi, ariko birashoboka kuba ya yindi mbi wayihindura, icyo bisaba gusa ni umuhate n'ubushake bwo kubikorera. Ati, ariko sinzi icyo wakora, ariko hari inama zigera ku 10 nakubwira by'ibintu bigera ku 10 wakurikiza bikagufasha guhinduka no kuba umwana muzima, ukajya ku murongo muzima nk'abandi bana bose. Yaramubwiye ati, mwana wanjye, ikintu cya mbere ukwiye gukora ndetse umwitozo wa mbere ukwiye gukora niba ushaka guhinduka no kugera kuri byinshi mu buzima, ni ugusoma ibitabo, ugasoma ibitabo bitandukanye. Yaravuze ati, ibyo bibazo wibaza burya hari abantu benshi babinyuzemo kandi babonera igisubizo n'uburyo babivuyemo. Ati, rero ubwo bumenyi ubusanga mu bitabo. Ibitabo bibitse ubumenyi kandi bibumbatiye ubumenyi bwagufasha kurwana na byinshi mu buzima no kugera kuri byinshi mu buzima. Nukunda gusoma nta kabuza ibyo bisubizo bizaba ari ibyawe kandi uzigira ku bandi. Life experiences and life skills.
Nudasoma kandi uzabaho mu mwijima, ntuzamenya ubumenyi bw'abandi batekereza ndetse n'uburyo babashije guhangana n'ibibazo bahuye nabyo mu buzima. Burya ibitabo ni ikintu cya mbere umuntu ukwiye wese ufite gahunda yo gutera imbere no guhindura byinshi mu buzima bwe akwiye kwihatira gusoma ndetse akabigira umuco mwiza akwiye kwitoza. Ati wa mwana we, niba wifuza guhinduka no kuba umuntu mushya, abakubona bose bakabona ko wahindutse, ihatire gusoma. Usome inshuro nyinshi zishoboka kandi usome ibitabo byinshi bishoboka, icyo ubasha gushyiraho amaboko cyose ugisome. Aramubwira ati umwitozo wa kabiri ukwiye kugerageza ni ukwandika, ukandika byinshi bishoboka. Ati mu gihe usoma ukwiye kuzajya wandika umurongo ubona wakubereye mwiza cyangwa ubona wagufasha mu buzima. Ati kwandika bituma utibagirwa kandi ugahorana bwa bumenyi ku buryo ushobora kubushyikira no kubona aho igihe ubushakiye. Ati kandi iyo usoma bya bindi wanditse bigenda bikwinjiramo, bityo bya bindi wize cyangwa se bya bindi wakuye mu bitabo ukabigira umuco n'ubuzima bwa buri munsi kubera ko bashije kubyitoza no kubisubiramo inshuro nyinshi. Ati ikintu cyose ugiye usubiramo kenshi kigeraho kikaba umuco ndetse kikaba n'igice kimwe cy'ubuzima bwawe n'imibereho yawe ya buri munsi. Ati rero uzajye witoza kwandika buri kantu kose unyuzemo mu buzima ubona kakugirira akamaro ukandike. Ijambo rizima wakumva ryakugira akamaro mu buzima uryandike, ndetse n'umurongo mu gitabo wasomye ubona wakugira akamaro uwandike, bizagufasha kandi uzabona wiga byinshi mu gihe gitoya. Ikintu cya gatatu ukwiye kugerageza no gukora ni ugutuza. Gutuza bamwe bita meditation, ukituza ukitoza gutuza ukabyiga neza. Gutuza bituma intekerezo zawe zishobora ku murongo ndetse ukabasha gutuza no gukora ibintu udahubutse kandi ufite umutima washize hamwe kuri cya kintu. Gukora meditation biguha inzira nziza ndetse n'ishusho nziza ugomba kwitwaramo no gukoresha ubwonko bwawe aho gukora ibintu byose bibujemo. Kandi nukora meditation ugatuza bizagufasha kugera kuri byinshi mu buzima no kwiga imyitwarire mibi ugomba guhindura. Mbese ni nk'indorerwamo igufasha kurebera hamwe ibyiza unyuramo ndetse n'ibibi, ukamenya rero ukabasha no gusesengura bya bindi bituma bya bindi bibi bikuzaho cyangwa ubinyuramo. Ikintu cya kane ukwiye gukora ni ugushimira ibyo wagezeho ndetse n'ibyo utunze cyangwa se ufite. Burya umuco mwiza wo gushimira, ugashimira Imana ibyo ufite ndetse n'ibyo utunze ni ingenzi. Bigufasha kunyurwa no kumva nyine ko ukwiye gukora cyane kugira ngo ubashe kugera kuri byinshi, kubera ko burya amashimwe, kwishimira ibyo ufite bikorwa na bake kandi ni umuco mwiza ukwiye gukora niba wifuza gutera imbere. Kandi iyo wishimira ibyo ufite ugashimira Imana ibyo yaguhaye, bituma ubasha kubisigasira ukanagira nyine n'umutima wo kubisigasira kugira ngo bitagucika. Kandi bavuga ko kugira ngo utere imbere ubanza ukareba nyine bya bindi ufite akaba ari byo uheraho. Ikintu kindi ukwiye gukora ari nacyo cya gatanu ni ukubyuka kare, ukabyuka kare ukaryama ukererewe ndetse ukabyuka kare. Burya kubyuka kare bituma ugira amasaha menshi yo gukora, kandi kubyuka kare bituma ubyukana imbaraga, bigatandukana na wa muntu wabyutse akererewe kuko abyuka asa n'umuntu wananiwe. Burya kubyuka kare bituma nyine ukora cyane, kandi burya abantu bagaragaza ko burya abantu bageze kuri byinshi ari abantu babyuka kare, kubera ko kubyuka kare biguha igihe cyiza cyo gukora cyane no gukorana imbaraga. Kandi ushobora kubyuka ukaba wakora imyitozo ngororamubiri, ukaba wasenga, ukaba wanakora byinshi mu buzima. Ikintu cya gatandatu ukwiye gukora ni ukunoza imyitwarire yawe, self discipline. Burya imyitwarire yawe ntizakugeza kuri byinshi. Dutekereza ko buriya uko witwara bigenda byinshi mu buzima bwawe. Ibikubaho, indwara urwara ndetse n'imibereho yawe ya buri munsi bijyana n'uko ubana n'abantu. Imyitwarire yawe ndetse n'uburyo witwara bigira uruhare runini mu nzego z'ubuzima zose umuntu anyuramo. Niyo mpamvu kugenzura no kumenya kwitwararika imbere y'ibintu runaka ari ingenzi. Niba wishora mu mayoga, ibiyobyabwenge, amatabi, uburaya n'ubusambanyi byose, buriya bifite uburyo bigusenya bikangiza umuntu uriho wowe ubwawe, ndetse bikaba byanagutera indwara zitandukanye zishobora gutuma upfa imburagihe cyangwa se ugapfa ukindutse. Ibyo bikajyana no kuba wibera mu bunebwe. Ubwo bunebwe bwawe ukazatuma udatera imbere, ukazahora mu bukene cyangwa se ukazahora usabiriza, bityo ugasanga iterambere ryawe
ni wowe waryicira ubwawe. Kwigenzura ukamenya icyo ushaka mu buzima, ukamenya icyo wifuza kugeraho mu buzima ndetse n'uburyo bagiharanira, kandi ukagenza ukayiremamo imyitwarire ituma cya kintu kigeraho, ni ingenzi kandi bizagufasha kugera kuri byinshi mu buzima. Ikintu cya karindwi ukwiye gukora ni ukurya neza, ukarya ibiryo byiza kandi binoze. Burya ibiryo turya bigenda byinshi nabyo mu mitweterere y'ubuzima bwacu ndetse no mu buzima bwacu muri rusange, ibiryo bigiramo uruhare. Jya witoza rero kurya, urya imboga, imbuto ndetse n'ibindi biribwa bitandukanye bifite intungamubiri zitandukanye umubiri wacu ukenera. Nurya bizatuma ubwonko bwawe bukora neza ndetse n'umubiri wawe uhorana imbaraga, bityo uzatanga umusaruro uhagije. Ikintu cya 8 ukwiye gukora ni ugukora imyitozo ngororamubiri ya buri munsi. Burya siporo ni ingenzi, ituma umubiri ukora neza ndetse wakora neza umubiri nawe ukagubwa neza, ukagira n'ubuzima bwiza, ugatekereza neza, ugakorana imbaraga ndetse n'ibindi bitandukanye ushobora kugeraho. Ikintu cya 8 ukwiye gukora ni ugufata buri munsi ukagenzura uburyo umunsi wawe wagenze buri mugoroba. Jya ufata igihe witekerezeho, ugenzure uburyo umunsi wawe wagenze, ugenzure buri kantu kose kakubayeho mu buzima ndetse ugenzure buri ntambwe yawe wateye, urebe ibyemezo wafashe ku munsi niba bikwiye. Hanyuma urebe ibyo ukwiye gukosora n'ibyo ukwiye kwimakaza, ibyo bizagufasha kugera kuri byinshi mu buzima. Ikintu cya 10 ari nacyo cya nyuma ukwiye gukora burya wa mwana we, ni ukubana neza n'abandi kandi ukagerageza kurema ubucuti bufite intego zimwe. Jya wirinda kugenda mu bigare by'abantu badafite intego zimwe, ahubwo wihatire kujyana n'abafite intego zimwe nk'izawe, kandi uhorane gahunda n'intumbero wifuza kugeraho mu buzima. Nugerageza ibyo nkubwiye bigera kuri 10, bizatuma ugera kuri byinshi mu buzima kandi uzabigeraho mu gihe gito. N'abakubonaga nk'ikigwari bazagufata nk'intwari ndetse uba urugero rwiza abandi bareberaho. Burya mu buzima biragoye ko burya wagera ku iterambere cyangwa se ubukungu n'ikindi kintu cyose wifuza kugeraho mu buzima udafite disipurine inoze igufasha kugera kuri bya bindi. Uru ruhurirane rw'ibintu 10 ukwiye kugenzura ndetse ukwiye no kwitoza bizagufasha kugera kuri byinshi mu buzima ndetse bizanagufasha guhorana intsinzi mu biganza byawe no guhora utsinda.